Nongeye kubasuhuza cyane abakunzi ba Truth TV Rwanda. Kora aho hari subscribe ukore kuri iyo nzogera kugira ngo uyu mwaka dutwike. Uyu mwaka no kugira ngo dutwike bikaze. Nkuzaniye inkuru yande rero, nkuzaniye inkuru ya Riderman igisumizi kigiye guhagarika injyana ya rap. Ubu turi 2020 no kuvuga ngo Riderman mu byo dusezeranyije 2018 2019 yavuze yuko guhera 2020 injyana ya rap azahita ahagarika kuyikora, umuziki agahagarara kuwukora. Gusa ntago avuga neza yuko umuziki yawuvamo kuko bwo bigoye, ahubwo yavuze yuko ashobora kuba nka manager wundi muhanzi ukizamuka, akaba yashinga ibindi bikorwa ariko bigendanye na muzika. Ariko Riderman 2020 rwose kumutegereza muri iyi vision ngo uzongera kumva ingoma ye, aho ngaho uzaba wibeshye cyane, kuko Riderman yamaze gusezera umuziki ariko mu buryo cyangwa se muri kariyeri yo kuririmba. Benshi mudukurikirana rero, koraho hari subscribe, amakuru byose tuzajya dukora azajye ahita akugeraho, ukore no kuri iyo nzogera, kandi wibuke no kubisangiza n'inshuti zawe, kuko tugiye kuzatuguha amakuru aryoshye kandi ashimishije cyane. Ni muri ubwo buryo rero uyu munsi twakuzaniye inkuru y'igisumizi Riderman umugabo ukomeye cyane watangiye gukora injyana ya hip hop cyangwa se rap ahagana muri za 2006, atangirana n'itsinda rya UTP Soldier. Uyu mugabo rwose umuziki bwo yatweretse ko ari umuhanga, yakoze amahiti. Kumva indirimbo ye yaje ntifate, wabishyira ku kigereranyo cya 1% cyangwa se 0 n'ibice, kuko buri muzigo wose cyangwa buri ngoma yose yakoraga Riderman yazaga ari Riderman muzi, yazaga ari Riderman utwika. Ni muri ubwo buryo rero yarebye akavuga ati game nyimazemo imyaka myinshi cyane, imyaka irenga 15, burya bari imyaka myinshi cyane. So reka mparire na barumuna banjye bari kuzamuka, kandi koko biragaragara mu muziki afitemo barumuna be bari kuzamuka neza, abo za Kenya Trap ndetse n'abandi baraperi batandukanye, abo ba Chris Easy, ba Fabras n'abandi benshi cyane bari muri game. So ni muri ubwo buryo rero Riderman yarebye akavuga ati ngomba gusezera umuziki, ngomba kuwuhagarika rwose, nkakora cyangwa se sinkuvemo nkajya nkora ibindi bijyanye nawe, ariko music nkayigumamo. Ubu ni igisumizi rero yagiye abidutangariza inshuro nyinshi, ariko rwose ni muri ubwo buryo nyine nanjye ngira ngo mbakurira inzira ku murima. Umuntu utegereje indirimbo y'igisumizi 2020 uwo akureho, ave ku bintu, kereka Riderman ubwe nafata icyemezo nk'uko yamanitse inkweto cyangwa se ni ukumanika mike reka tubyite gutyo, nk'uko yamanitse mike akongera akavuga ati oya ndagarutse, mfashe icyemezo cyo kugaruka, ndumva rwose nkifite intege. kandi koko Riderman ni umuhanzi mwiza, azi kwandika verse, azi kuririmba, azi kurapa. So kereka nafata ikindi cyemezo akaba yagaruka mu muziki. Ariko Riderman kugeza ubu ngubu ntago akiri mu muziki mu buryo bwo kuririmba. Ushobora kumwumva mu bundi buryo, yazanye label nkuko n'ubundi yari ayifite ibisumizi, akaba ari kumanaginga umuhanzi runaka, akaba ari gukora izindi gahunda za muzika. Ariko Riderman rwose kumutegereza we uyu mwaka mu muziki aririmba rwose yarabihakanye, yamaze gusezera. Ni muri ubwo buryo rero umurigend nk'uyu wacu ku mugani tugomba kumuprofita, akajya muri gahunda nyinshi za entertainment. Dufite gahunda nyinshi zizamura abahanzi, kandi nk'umuntu uba ufite ijisho ry'inararibonye, izo gahunda tugiye tuzimubonamo byakunda. kandi nk'umwe mu bahanzi wamaganye ikintu cya ruswa mu bintu by'abahanzi cyangwa entertainment, bavugamo ruswa. Ariko Riderman nkeka yuko najya muri izo domain ikintu cya giti cyangwa se ruswa bizagabanuka. So rero uyu munsi nkufitiye inkuru nongeye kubasuhuza cyane abakunzi ba Truth TV Rwanda. Kora aho hari subscribe